umwana ni umunezero wawe. Abagukurikirana bose ku mastatu yawe ntabwo ariko bagukunda. Ndi kubabwira neruye nk'uko umuka w'Imana yanegetse kubivuga. Bose ntabwo ariko bagukunda. Umwana niba wamufotoye, hereza ifoto uri kubona ko akeneye kubona ifoto y'umwana. Umwana yajya muri Amerika nibyo, umwana yagera Canada nibyo, ariko ku muntu wawe apana ku nkoranyambuga. Abasataniste barimo barateza ibitero bikomeye, ugasanga ejo umwana uramufite mu nzu agatangira kunanirana, ugatangira kuvuga ngo uyu mwana ko afite ingeso mbi yazikuye he, kumbi ni amafoto ye. Nshuti bakunzi b'Inzira yo kuri Rwanda, nanone turabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Kwizera Joshua, mugiye kubana muri iki kiganiro. Turabasuhuje cyane, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nkuko mubizi rero, kuri iyi channel yacu tubagezaho ubutumwa bwiza mu ndirimbo, mu buhamya ndetse n'ubundi butumwa bwose Imana yatugezaho. Muri aka kanya rero turi kumwe n'umutumirwa wacu cyangwa se mushyitsi, ariko ntabwo ari mushyashya hano, usanzwe mumuzi. Afite ubutumwa bwiza cyane Imana imuhaye kugira ngo abubagezeho. Reka tumuha ikaze rero, nanone yongera biyibutse ababwira amazina, hanyuma abagezeho ubutumwa Imana imuhaye. Ni umupasiteri rero Imana yimikishije amavuta, nawe yiteguye gusangira namwe iby'Imana yashyize ku mutima we. Ni ubutumwa Imana imuhaye abubahereze, n'ubwanyu mubwakirane umutima ukunze, kandi nimubwakira neza muzabona umugisha w'Imana. Ni karibu pasiteri. Ndi Pastor Bernadette nimikishijwe amavuta koko nkuko mumaje kubibwirwa. Ndi umupasiteri rero, ari ubutumwa ngufitiye wowe ukunega amatwi. Murakoze cyane. Imana y'amahoro itweze idutunganye. Ndi kumva muri aka kanya, mbere yuko twinjira muri iri jambo tugiye kwinjiramo, mureke tumaze dusenga Imana. Data mwiza udukunda, byiringiro by'umugisha, turacyagushima, turacyakuramya, turacyaguhimbaza. Icyubahiro ni cyawe, atari uyu munsi gusa, ari none n'iteka ryose. Twemerere dufatanyije n'abira bose mu mpande enye z'igihugu cyacu, mu mpande enye z'isi, tukuzamura icyubahiro, tugushima, tukuramya, tuguhimbaza. Watubereye Imana, n'umunsi wa none uracyari Imana yacu. Uvugana natwe mu buryo butandukanye, mu nzozi, mu ijwi ryawe, mu kanwa k'abahanuzi. Yemerera imitima igiye kumva ubu butumwa, imitima igiye kumva iyi message wampaye, reka babwumve kandi babushyire mu bikorwa. Urakoze ku imitima yose igiye gukurikirana ubu butumwa wampaye bugiye kubafasha. Urakoze, ubwami bwawe bushe kuganza muri twewe, izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Maje kubashimira mwe turi kumwe muri aka kanya kubw'ubutumwa ngiye gutanga. Ubu butumwa maje kubuhabwa, namaje no gusenga. Namaje gusenga ariko numva ndi guhishurirwa cyane. Ni ubutumwa bwerekeranye n'abana bari kuvuka muri iki gihe. Abana bari kuvuka, abana ni igisubizo cy'ababyeyi nk'ababyeyi tubyara. Abana ni igisubizo k'imiryango. Abana ni igisubizo cy'igihugu cyacu. Abana ni u Rwanda rw'ejo. Abana, ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Rero ni ukuvuga ngo abana ni rwo Rwanda rw'ejo. Abana dufite amasezerano menshi kuri aba bana bari kuvuka, ariko Imana yabavuzeho. Rero Imana ijya kumpa iyi message, niko n'ubusanzwe nari mfite ubutumwa, ubuhanuzi kuri aba bana bari kuvuka. Muri kubona uburyo abana bari guterwa, abana bari kurwanywa, abana. Njya guhabwa iyi message, Imana yanganirije mu muco w'Abanyarwanda. Imana inganiriza mu muco w'Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo kera, reka mvuge mu muco w'Abanyarwanda, umwana yaravukaga, umwana yamara kuvuka bakamushyira mu nzu, ntabwo bahitaga bamusohora akamara iminsi runaka, bakazashyiraho umunsi wo kumusohora,
biriya bavuga kuri ubunyana yego umwana bakamusohora abana bakaza umwana bakamwita izina batetse bagateka bakarya bakanywa bakanezererwa wa mwana wavutse. Uwo ni umuco w'Abanyarwanda. Ariko mu Bisirayeli nabo byari itegeko. Umwana yaravukaga bakamujyana kumumurika. Umwana ntabwo yavukaga ngo bahite bamusohora. Iki cyabaye no kuri Yesu. Ni ijambo riri muri Luka, mureke dusomere ijambo. Muri Luka igice cya 2 ku murongo wa 21 umutwe w'amagambo uravuga ngo bakeba Yesu bamumurikira Imana. Nuko iminsi 8 ishize arakebwa bamwita Yesu. Rya zina ryari ryaravuzwe na marayika. Nyina atarasama inda ye. Iminsi yo kwezwa kwabo ishize bakurikije amategeko ya Mose bamujyana i Yerusalemu ngo bamumurikire umwami Imana. Ahandi wenda tuwavuge mu mutwe. Ahangaha Yesu amaje kuvuka nyuma y'iminsi 8 yarakebwa. Amaje gukebwa aramurikwa mu rusengero bamujyanana n'ituro. Muze kuza gusoma amagambo akurikiyeho. Bamujyanana n'ituro baramujyana mu nzu y'Uwiteka baramumurika. Uwo ni Yesu, umwami Yesu. Nacya yarafite naki kubw'umugambi mwiza Imana yaradufitiye nk'abantu. Yego rero njya guhabwa iyi message nayihawe bitewe n'iki uburyo ababyeyi muri iki gihe babyara. Umubyeyi akabyara yamara kubyara umwana bamumuhaye papa we, bamaje kumumuha papa we, mama we wenda bamubaze aracyari kwiseta cyangwa yanabyaye neza n'umwana atari yamushyira mu gituza. Rero kubera amashyushyu n'urukumbuzi rw'umwana no gukunda umwana mu by'ukuri babikora na rwango babikora bari kubona ko ari byiza. Gufotora umwana ako kanya telefone iterambere irahari. Umwana bakamufotora mama we nako yari yamushyira no kwibere nako yari yanamonsaho papa w'umwana agatangira kohereza sasa akohereza ku magroupe akohereza umwana akagera muri Amerika akagera Europe akagera Aziya. Umwana akazenguruka uwo mwana uburyo n'ushumuka w'Imana ari kunganiriza uwo mwana mama we ntabwo ari yamufata. Umwana ubu tufite iterambere izina ujya kubyara umwana izina urifite kugira ngo bamwandike mu bitabo. Nitegeko umwana bahita bamwandika izina abarifite. Ariko umwana yavukiye kwa muganga ababyeyi be ntago bari bamufata ngo bamusubize mu rugo. Ngo abe mu rugo aruhuke ariko aze mu rugo iwabo aho avuka. Aruhuke namara kuruhuka bakore na wa muhango wo gusengerwa. Umwana ntabwo yigeze asengerwa yavukiye kwa muganga nta kumusengera. Umwana akwiye isi yose atari yasengerwa na mutambyi wamuteruye. Turareba hano mu ijambo Yesu bamujyanye mu rusengero abatambyi baramuterura. Tukomeje hirya aratubwira neza cyane uburyo Simiyoni yagiye mu mwuka. Imana iramubwira ati genda ujye mu rusengero. Aragenda arahanura. Ana wabaga ku rusengero nawe aramubona. Ariko uyu munsi wa none gusengera abana na gaciro, kujyana abana mu rusengero na gaciro. Ndi kuvuga neruye kandi ndi kumva nshiza amanga. Shuti umwana navuka mbere yuko atambagira aho hose nagenda muri kwe mu rusengero asengerwe. Abatambyi bamuterure utegura ituro ry'ishimwe ugenda ushima Imana iguhaye uwo mwana. N'ushumuka w'Imana ari kumishurira ari kumbwira ngo iyo wafashe umwana ukamujyana mu rusengero ugatanga ituro uwo mwana umushinganishije abashinganye mu maraso ya Yesu Kristo. Abashinganye rero ari kitapfa kumuhangara. Rero tube maso cyane ku bana bari kuvuka. Umwanzi ari kubahiga.
umwana aravuka mu gihe gito ngo yabuze ubuhumekero. Gute se umwana yabuze ubuhumekero? Ugasanga umwana atangiye kujya ko kongererwa umwuka, umwana afite maze ibisi kwa muganga, umwana akavuka ngo yagize ikibazo cy'ubuhumekero, bakazana abandi bana umwana atari yuzuza umwaka. Nukuvuga iki? Ngaho kuri stade umwana akavuka, yamara kuvuka ko yavutse ukamurika, ukwezi ukamurika, amezi 3 ukamurika, amezi 6 ukafotora werekana, umwaka ukerekana. N'umushimuka w'Imana ari kumbwira ngo abasataniste barimo barahiga abana bari kuvuka, abana bari kuvuka bari mu isezerano. Nshuti yanjye, abana bari kuvuka bari mu isezerano. Ndibuka rimwe twize kuba turi mu masengesho, turi gusenga, twari kumwe na Bishop Kanyange, mama Kanyange nyakwigendera. Ari ibintu byinshi yahanuye. Uyu munsi wa none turi kubirebesha amaso, yarahanuye aravuga ngo abana bari kuvuka 94 kukomeza kugeza mu myaka iri imbere, abo bana bazaba abavumbuzi, abo bana bazaba abanyabwenge, abo bana amahanga azaza kureba ubwenge bwabo, amahanga azaza kureba ubwiza bwabo. Aba bana rero turi mu isezerano, turi mu isezerano ry'abana bacu. Shuti tube turekeye aho kuza tumurika abana. Umwana ni umunezero wawe, abagukurikirana bose ku mastatu yawe ntabwo ariko bagukunda. Ndi kubabwira neruye nk'uko Umwuka w'Imana yanegetse kubivuga, bose ntabwo ariko bagukunda. Umwana niba wamufotoye, hereza ifoto uri kubona ko akeneye kubona ifoto y'umwana. Umwana yajya muri Amerika nibyo, umwana yagera Canada nibyo, ariko ku muntu wawe, apana ku nkoranyambuga. Abasataniste barimo barateza ibitero bikomeye, ugasanga ejo umwana uramufite mu nzu agatangira kunanirana, akatangira kuvuga ngo uyu mwana ko afite ingeso mbi yazikuye he? Kumbi ni amafoto ye. Abasataniste nago bacecetse, abagukurikirana bose siko bagukunda. Posting zawe, umufasha wawe, inshuti zawe, ariko abana batoya babebe. Umwuka w'Imana aranganiriza, arambwira ngo gufata umumama utwite ukajya kupostinga nkaho uri kubirata, ntabwo ari byo. Satani ntabwo asinziriye, Satani ntabwo yapfuye, azarimburwa kuri wa munsi, aracyaduhiga. Tumenye ubwenge, Imana iduha ubwenge, Imana ituyobore inshuti zanjye. Kuva nabona iyo message ntabwo naguwe neza. Abo nshoboye kubabwira ndababwira, foto uyimwe, nanjye foto nyiguye y'abana, ariko apana kuvuga ngo kupostinga. Turekeraho abana nabo Uwiteka, reka umugambi w'Uwiteka usohore ku bana. Abana barererwa mu gikari cy'Uwiteka. Yego kubafotora nibyo, babe mu album, ariko apana ku nkoranyambuga. Uko niko Umwuka w'Imana yanganirije, kandi tubyiteho. Umwana navuka, shaka umutambyi, umuyituro, asengera umwana wawe. Bishobotse ari no kwa muganga, umwana yakagombye kuvuka, akimara kuvuka umupasiteri wawe ahari akafata uwo mubebe akamusengera. Mugiye muri gutekereza kuzamujyana mu rusengero. Abana bacu tubashinganishije, abana bacu bari kurwanya mu buryo tutazi. Ejo bundi nari kuganira n'umwana, arambwira ati ngiye mu ishuri ntago numva. Noneho nza kumusaba ubuhamya mu buhamya. Reka nkubwire, biriya uyu muco wo kujyana abana mu rusengero ni umuco mwiza, mureke tuwukomeze. Mama niba utwite, sengera bebe wari mu nda, namara kuvuka mujyane mu rusengero mu maboko y'abatandi, utanga ituro, umwana wamushinganishe. Umwana ni inyungu z'umubyeyi, ni inyungu y'itorero. Iyo umwana yavutse ni inyungu y'umuryango, ni inyungu y'itorero, ni inyungu y'igihugu. Ni inyungu y'igihugu. Rero niyo message nari mfite. Imana iduhana umugisha, murakoze kumva, kandi nuko mugiye kumvira mugashyira mu bikorwa. Iyi message numara kuyibona uhereze abandi, mwe kuyigumana, tuyihererekane. Utabushoboye kuyibona uyimuye. Urakoze, wowe wankurikiranye.
Imana iduha n'umugisha. Urakoze cyane.